Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Umunsi umwe abantu benshi bamuniganiraho bashaka kumva ijambo ry'Imana. Naho we akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Nuko abona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo boza inshundura zabo. Ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni ati, erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murobe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose ntitwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha maze bafata amafi menshi cyane, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi, bigeze aho yenda kurohama. Simoni Petero abibonye apfukama imbere ya Yezu avuga ati, igirayo Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha. Koko ubwoba bwari bwamutashye we na bagenzi be, babonye ayo mafi yose bari bamaze kuroba. Barimo Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni. Nuko Yezu abwira Simoni ati, witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho byose baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nk'uko nabivuze dutangira igitambo cy'Ukarisitiya, aya masomo matagatifu tumaze kumva araduha kongera kuzirikana ibintu bitatu. Icya mbere, kumenya Yezu. Icya kabiri, kwimenya. Icya gatatu, kumenya icyo tugomba gukora. Abantu nk'uko tubyumvise mu Ivanjili bagiye kumva ijambo rya Yezu, ijambo ritanga ubuzima, ijambo ry'inkuru nziza, ijambo rihumuriza, ijambo rifasha umuntu kubaho yishimye, kuko nta byishimo by'iyi si hatari mu Imana. Ijambo ritanga igisobanuro cy'ubuzima, ijambo ritanga icyerekezo cy'ubuzima. Mu Mana honyine niho twumva ubuzima, ko ubuzima ari impano y'Imana, ko ubuzima mu buzima harimo byinshi bishobora gutuma ubuzima buzima, ariko noneho mu buzima buri mu Imana tukabona harimo ubuzima butazima, kuko twabashije kwakira urumuri dukomora kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo rero nicyo cyamuzanye kutugezaho iryo jambo ry'Imana, ijambo ritanga ubuzima, ijambo ritanga icyanga cy'ubuzima n'ubwo umuntu yaba ageze ahakomeye, ijambo rihumuriza, ijambo rikomeza, ijambo riha umuntu kwizera, ijambo riha umuntu gukomeza urugendo, kuko abazi ko aho agiye ari heza. Icyo ni cyo cya mbere Yezu yaje kutubwira. Atubwira ko Imana iriho, atubwira ko Imana idukunda, atubwira ko Imana ishaka ko tubaho kandi tukabaho neza, kuko abaho neza babana n'Imana muri iyi si aribo bazabona Imana. Twaremewe kuzajya mu ijuru, twaremewe kuzabona Imana, twaremeye kuba kuri iyi si tutarabisi, kuko hirya y'iyi si hari ubundi buzima, bwa buzima Yezu yita ubugingo.
aho rero ni rwo rugendo umuntu agomba kubanza kumenya, kubanza kumenya, kumva Yezu, guhura nawe, kumva inyigisho ze, nicyo abantu batwigisha mbere na mbere. Noneho Yezu abonye ari benshi, asaba abigishwa gutsura ubwato gato kugira ngo ajye mu bwato, abone kubigisha bareba neza, maze koko abaha ijambo ry'ubuzima, bakira ubwo buzima. Noneho rero muri bwa buzima Yezu agaragaza ububasha bwe. Imana ifite ububasha, kwemera ububasha. Ejo twazirikanaga kwizera, twongera kugaruka muri yubile turimo, abagendana mizero, abarangamira Kristo soko y'amizero, ubuvandimwe n'inshuti, abazirikana ya nsanganyamatsiko y'urubyiruko ivuga iti abagendana mizero ntabwo bacogora mu rugendo, nuko bemeye ko Imana ifite imbaraga, nuko bemeye ko Imana ifite ububasha, nuko bemera ko Imana ibyo umuntu adashoboye Imana irabishobora. Aho rero niho umuntu yimenya, akamenya ko ari muto cyane imbere y'Imana. Yezu agaragaza za mbaraga, agaragaza bwa bubasha, kuko abantu bari bagize gute, bari baburaniwe. Arababwira ati hari icyo mwabonye se? Batereka da, twagotse ijoro ryose ntacyo twabonye, ariko kubera ko wowe ufite ijambo rifite imbaraga ritanga ubuzima, tugiye kugira gute? Kuroha inshundura. Ntacyo twabonye mwigisha. Bamaze kumva ko ari umwigisha, bamaze kumva ko ijambo rye ritanga ubuzima, bamaze kumva ko ijambo rye rifite imbaraga. Ahita avuga ati ubwo ari wowe ubivuze, twebwe twari twahebye, twebwe byari byarangiye, twebwe twari twacanganyikiwe. None Yezu arabagarura ku murongo. Uwo byacanze akumva yacanganyikiwe, ajye asanga Yezu ko Yezu arabicangura, akabigarura ku murongo. Twagotse ijoro ryose ntacyo twabonye, ariko kubera ijambo ryawe, kubera ko ari wowe ubivuze, ariko ubwo ubivuze ngiye kurohaga iki ishundura. Aho guhura na Yezu, kumenya Yezu, kumva Yezu uwo ari we, kumva bwa bubasha bw'Imana. Niyo mpamvu buriya umunyarwanda yaciye umugani ngo nta wiheba agera gute, agihumeka, aracyifitemo akuka. Yezu rero aduha wa mwuka Roho Mutagatifu. Hahandi intege zarangiye, Yezu akaduha Roho Mutagatifu. Hahandi twapfuye, Yezu akaduha kuzuka. Yego, ugendana na Yezu rero, uwahuye na Yezu ntabwo atukwizera. Aravuga ati Imana irabizi izi impamvu izamvana ahangaha, agenda imwe mbona ntashobora kuva. Nk'uko imvugo y'uyu munsi isigaye ivuga ngo nta kure Imana itavana, nta na kure itageze. Tukabivuga ariko tunabyemera, tukanivuga ariko tunabyizera, kuko Kristo niwe soko y'imbaraga, kuko Kristo niwe soko y'amizero, kuko Kristo niwe rumuri, kuko Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Baramumenye rero, bumvise ijambo rye, noneho babonye cya gitangaza, bagera gute? Baratangara, barumirwa, baravuga bati uriya muntu se ni umuntu nkatwe? Ese Imana ni umuntu nkatwe? Ese Yezu ni umuntu nkatwe? Petero rero ati, Simoni Petero ati igeraho Nyagasani, igeraho Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, wowe ufite imbaraga. Ntacyo nshoboye, ariko wowe urashoboye, urashoboye kandi uragira gute? Urashoboza. Ntari kumwe nawe ntabwo byacamo. Yezu atuma bicamo. Yego, ntari kumwe nawe ntabwo byakunda. Igerayo kuko ndi umunyabyaha, sinkwiye kwicarana nawe, sinkwiye kureshya nawe, sinkwiye kuko uri Imana. Yahize avuga ngo Nyagasani. Nyagasani no kuvuga ngo ukwiye gusengwa, ukwiye gusingizwa, ukwiye kwizerwa, kuko ukwizera, ugukorera ntabwo agera gute? Ntiyikorera amaboko.
ubwo ni intambwe ya kabiri. Amaze kumenya Yezu, arimenye, igisigaye no kuvuga ngo Yezu narakumenye, nanjye ndimenya, nzagukorera. Yezu ahita amubwira rero, ahita ababwira ati mwitinya, witinya, kuva ngubu uzajya uroba abantu. Nuko bagarura amato yabo ku nkombe, basigaho bose, bagera gute? Baramukurikira. Nzagukorera. Namenye ko ari we mwami usumba abandi bose. Namenye ko uri umwami n'umukiza. Namenye ko ufite imbaraga. Namenye ko ushobora hahandi ngeze hakomeye, ushobora kuhamvana. None rero ngira iki? Igikoresho cyawe. Basigaho byose, baramukurikira. Rero naho twumva mu isomo rya mbere, Pawulo mutagatifu abwira Abanyatesalonike, ababwira ko abasabira kugira ngo batazacika intege, batazasubira inyuma. Rya sengesho rero, isengesho umuntu yisabira, rya sengesho kandi umuntu ashobora gusabira n'abandi. Kuko ngo ushaka kugenda kwihuta agenda wenyine, ariko ushaka kugenda neza agendana n'abandi. Iryo sengesho rero niryo abantu bagombye gusabirana, tukisabira kandi tugasabira n'abandi, kugira ngo tumenye Yezu, nitumumenya twimenye, kandi twimenya tumukorere. Izo ngingo eshatu rero Nyagasani aradusaba kongera kuzizirikanaho, kugira ngo dukomeze tumushakashaka igihe cyose. Hari umwana waririmbye ngo mushakashake Yezu, kuko Yezu ari number 1. Dushakashake Yezu kuko Yezu ni uwa mbere, nta wundi umukurikira. Kandi uwamukurikiye amwereka urumuri, kandi akamwereka n'icyerekezo. Niyo mpamvu rero Pawulo mutagatifu yavuze ati nimunezere kandi mushimire Imana Data watumye mugira umugabane ku murage w'abatagatifujwe bari mu mucyo. Koko rero yatugobotoye ku ngoyi y'umwijima, atujyana mu ngoma y'umwana we akunda byimazeyo, ari we dukesha gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Yezu ni number 1. Yezu ni number 1. Reka tumukomereho, tumukorere, azaduha imbaraga zo kurushaho kurwana imitego duhura nayo muri iyi si, nk'uko twabiririmbye dutangiye igitambo cy'Ukaristiya, kuko ashoboye kandi ashoboza. Nyagasani Yezu nabane namwe.